ubane natwe kandi ukore gutangaza mu izina rya Yesu. Amen. Dushimiye Imana duhaye nanone kano kanya ngo twongere tuvugire imbere yayo n'imbere yanyu ijambo ry'Imana. Babivuze nitwa Celestine Munyanziza. Turahera mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cyaho cya 15 umurongo wa 50. Yoweri yakwihuta gusoma kwa mbere rw'Abikorinto 15 umurongo wa 50. Ndibwira ko yaba bitagoye cyane kuhagera. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abikorinto 15 umurongo wa 50. Dusaba mu izina rya Yesu. Amen. Aranditse ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa mbere wa 3. Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira ukuri yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze, yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Amen. Aya magambo buriya abakomeye kambabwira icya mbere gitumye ari amagambo akomeye nuko aba yavuzwe na nyir'ijambo nyir'ubwite buriya abahanga bo gusenya, ndavuga gusenya ivugabutumwa, bashobora gusenya bakavuga ati biriya byavuzwe n'umuntu. Nigeze no kunabibabwira, hari ahantu nakoreye habaga twarabwiza butumwa twese turi abarimu, ariko harimo umwarimu w'umuhanga bigaragara ko aturusha ubuhanga rwose, kuko yari ageretseho n'amashuri tutari dufite. Yarigeze no gukora akazi gakomeye, hanyuma akamenya no kuvuga. Noneho igihe kimwe rero yashakaga gusenya ibintu by'ibitambaro abadeperi batega. Icyo gihe yatwigishaga inzandiko za Paulo, hanyuma azamuka buke, cyari icyumweru cyose arasesereza buhoro buhoro nk'umuhanga, hanyuma aza kugera ku ibyo bitambaro arabisenya uko abyumva. Ariko abakristo bamwe bararakara, baratomboka mu materaniro, baramubaza bashyira intoki hejuru, baramubaza bati kurimo twigisha inzandiko aho mu wakoreye inose igice runaka barakimurangira kivuga ibyo kwicira imitwe. Arangije abumva atubwo rero namwe murabajije ngo mubonye umurongo wo muri Bibiliya ngo mubonye iki? Arabaseka arababwira ati mbere na mbere iryo jambo muvuze byavuzwe nande? Bari buta bati ni Paulo. Paulo se yayibwiraga abandi, yabwiraga Abikorinto. Tunone se mwego muri Abikorinto ujya kwiterera mu by'Abikorinto, mwabigize intambara, mwarakagaje namwe ngo ubwo mwavumbuye agakiza, murabakore no kabibwiraga Abikorinto. Cyakora baba umugore w'umuhanga aramubaza ati mva ntituraba Abikorinto rwose, ariko noneho turangira iby'Abanyarwanda aho byanditse adushakire. Nawe arahabura aramwara arataha. Umudugudu ntiyawugarutseho, hashize igihe
ye ibya Pawulo wabisenya, ariko baruka nabo bandikaga ibyo umwami yavuze bo ntiwanabasenya nabyo ngo pfe gukunda. N'urugero bya Celestine wabisenya, nayo yanditse bamwe muri Bibiliya kavuga uti n'ibya muri Aziya nyine nditurabo muri Aziya, ariko si bya Yesu byo wamenya ubisenya ute, wamenya ubitesha agaciro ute? Niwe wavuze. Ntagiye mu nkuru nyinshi, Nikodemu amusanze bazamusobanura. Nikodemu ntabwo yari umuntu woroshye, yari n'umwigisha amategeko, yari akomeye, ariko yumva izo nkuru, akumva uko bazivuga, akumva ibyabaye, akumva ibyakoretse. Ati ngiye kureba uwo Yesu wadutse kandi turimo kumushakira ibyaha ngo tumucire urubanza, bakabimenya ko nagiyeyo ndi umuntu w'umuyobozi, nkaba nta gahunda ngira. Ariko ngo aribeta nijoro ajyayo, amubaza ibyo agombaga kumubaza, hanyuma namubaza ukuntu umuntu yagera mu bwami bw'Imana. Yesu aramwerurira aravuga ati biroroshye, ni ukubyarwa n'amazi warangiza ukabyarwa n'umwuka. Ayo magambo abiri murayafata, muba muyafata muyazi neza. Kubyarwa na hanyuma ukongera ukabyarwa no wankundira ukabishyira mu mutwe wawe ukabyibaza. Ndabizi uracyatekereza ukabyibaza, harya amazi yarambyaye, wakumva utabizi ukabibaza, washaka ugashyira agatoki hejuru tudusobanure kubyarwa n'amazi. Nkabisobanura byananira tukazabaza abandi. Ijambo rya kabiri rikaba ryitwa kubyarwa n'umwuka. Icyo nacyo ukongera ukagitekereza, noneho n'abana narabyawe n'amazi ndetse n'umwuka. Wenda ukabyibeshya uti ye, cyangwa se ukavuga uti nta runa byawe nawe, ariko ndi umukirisitu ngo tuhora tubivuga. Kuba umukirisitu si ukubivuga, si no kubituvugaho. Kuba umukirisitu ni ukubimerita, ni ukubiviva. Ntabwo ari izina risubiremo, barabyiyita, bahoza babaha amatangazo ngo nuhaguruka na kawe nanjye mbisubiremo. Ni mpamagara abo sengera cyangwa bihana mukaza wahuruka n'ishakoshi yawe, nutayizana gusa n'ubundi urahita ako kanya urahita wihanye, ariko urahita ugwa kuko uratangira gutuka uyibye, n'ubundi kagakiza wiwakiriro nakabe karagucira. Abo bose bazitwara n'abakristo turimo turamushaka, baribeshye cyane. Reka abantu baranibeshye mu rusengero. Iterambere buriya ni ribi kuri njye, ni ribi ariko ni byiza nanone. Narabirebye bamaze, nageze ahansanga umuntu bamwibye kuwa kabiri nje kwigisha urubyiruko rw'umugoroba, hanyuma nta muyobozi wari uhari ngo tujye kureba aho tubirebera. Nanjye mugabo sinzi kubireba, ariko nagiye kureba. Ndamuhamagara avuye ku ishuri Masakaro acaha mu masaha 3 saa 4 nako kandi turimo hariya barafungura imashini. Uko yinjiye, uko yacungaga ayikatisha naha kubyuma, niba ashaka gutwara gitari, kabona gasa n'ushaka gutwara gitari. Mujye muzirebana uko yabonye nyirayo yarangaye, ko yakonkotse akagenda akayikoramo, bakazamuramo telefone akagenda agacaga uko yasohotse, ni kamera iramukurikiranira. Rero nanjye duhuye mu nzira namufata, agize ibyago akaba yari yambaye imyenda yari yambaye, nahita mutambigana kuko aragaragara. Ariko nubwo bimeze bityo yabiheze, gusa yigiriye ku Kimisagara muzahurirayo, cyangwa ibyo byenda yari yambaye akabijugunya araho mwakongera kumubona. Reka da reba umenye. Ariko uziko nanjye banyibye telefone akatari hano n'ahandi, kandi yatwaye nawe twari twicanye ku ruhimbi rwa ruhimbi rugaragara, twicaye hariya cyayiterane kinini, cyari kinini kirimo abigisha benshi baturutse hirya no hino. Urumva nari naraye nkaguza agatelefone gashyashya, sinzi icyo bapfa n'ibiki, nubwo n'abamutwaye yari yaguze nshyashya. Ngarutse ndakabura, niba atari bariya ubwo ni bariya.
yose narayibuze nyine ntibuze uwayitwaye amba rero n'abantu batinyuka kwivana pasiteri nabona ahatari iyo tugiye kwigisha ahandi mu misozi diyakoni usanga bahagaze hariya batwakira bibiliya protokole nyine baba bana kabije bibiliya ntiremera rwose umuntu yagumye akayitwarira noneho rero ariko rimwe ngo bajya kwakira umuzungu wari uje kwigisha ku kibuga cy'indege umuntu rero umudiyakoni umwe kabisa ugira umuhamagaro arihuta yo kwakira abashyitsi ahita ajya kumwakira yashakoshi ye umuzungu arayifata arayikomeza undi atizana nkwakire ndi umudiyakoni undi ati akamaza nkubaza akabazo umuzungu aramubaza ati kubaza akabazo undi ati waba utanga icya 10 neza undi ataya ati bijya binanira ati mpishakoshi yanjye rero ati umuntu utinya kwiba Imana sha ubwo uvutangira ibiri yanjye hari arayimwe utinya ugatwara iby'Imana ubwo se ninjye watinya mufate ibintu byanyu mu bikomeze nanjye bantwariye agatelefone umuntu utatinya ugatwara rero we yatwara ebyiri wowe ntituzabisubiramo ibyo ngibyo ntituzabisubiramo none haguruka wihannye jya uyihagurukana uhagaze aho igihe bagihamagara ngo baze wifashe utya uze kuza kandi uko mutarayibona natwe iyo duhagurutse kuriya tuje iyo nibutse ko nayisize sura inyuma gato nkayitora nkayishyira mu mufuka y'ikote niko bimeze tubireke twikomereza aho twari turi nashaka kukubwira ko ntabwo ari amazina si izina ahubwo ni ukuba ari ubuzima bwawe noneho ndashaka ko tugenda buhoro nta kinyirukankana iyo inyuma hari abigisha biba bigoye ariko nyine banyihanganire nanjye njya mbihanganira nze kugeza aho ngomba kugeza nubwo ntarengera nshigaje iminsi mike iyo mbireba ngewe ku bwanjye yerega umunsi umwe ku Mana ni imyaka ubwo gishobora kuvuga ngo mfite mike nsigaje mike ku Mana ari na myinshi ariko ubundi tugombye kwibara nk'abashigaje igihe gito tugakizwa mu by'ukuri nk'abenda gutaha kuko nanone iyo birambitse hasi kumva uzamara ibihumbi n'ibihumbagiza rimwe na rimwe igihe urangara ariko Bibiliya avuga ngo maranata Yesu araza vuba ngiye nitegereje mbona Yesu aza vuba niyo mpamvu nihagarani nkeya narebe imyaka nsigaranye wa mugani wa wundi watwigishije niyo bayikuba kabiri igihe ibiri ninga Yesu yabitageze ejo bundi uziye mvuga neza ko ntazageza iki gihe numvaga ikibi kitazabaho ariko dore kiriho n'ibindi rero birihuta niyo mpamvu umunyabwenge yakoramo nk'uwihuta koko niba ari ubugingo akabuhahira vuba bukabyibuha yewe niwe ari n'umubiri ugakora vuba none se ubu ngubu niba ubundi nikatiraga amatafari namara kuyarunda nkazahamagara umufundi akaza tugafatanya ngo neza kubaka nkajya muhereza kandi nkanariterekaho nkagira gute ngira vuba vuba mbonaho nta ubu se ubu ngubu mbaye ntarabikoze ubu nakata amatafari akaguru ntikavamo mu cyondo nubundi gashanze ko karakutse ubu najya kugerekaho rero ibyondo by'amata ntabwo byakunda n'abakorera umubiri nawe mugire vuba mugire bwangu umubiri urasaza sha bijya wigira urasaza neza nawe ukabyumva ko ushaje gatubireke ariko n'ubugingo nuko nabwo burasonza bwanasaranguka utabuhahiye ariko kwa gusenga twahoze tuvuga ariko gusenga kumeze gute nashatse kugira ngo nkurure amagambo yose yanditse muri Bibiliya nyandike nanjye nkore igitabo nyirambikira nahoze umushumba ndimo twazo tubiganira na Jean Dodi ndabani gusa kubera amashuri make byangora ariko ntibyananira kuko abana banjye barize nanabakoresha ariko nshatse kurura nk'ijambo ryitwa gusenga uharaho wakora muri telefone zanyu ugakurura paje ni paje zikaza ariko muri ayo magambo ijambo rimwe rikomeye cyane ni ugusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga umwuka nicyo kintu dukwiye gutekerezaho icyambere twumvise ngo umuntu w'inyama n'amaraso bisa ntabasha kuraga ubwami bw'Imana yavuzwe nande iryo jambo ryavuzwe nande yavuzwe na nyiri jambo ryavuzwe na Yesu
niba uri umuntu w'inyama n'amaraso bisa nta kindi kiyongereyeho, uzaguha ubwami ntabwo ari Yesu ubwe. Avuze ko umuntu w'inyama n'amaraso bisa ntabasha guhabwa ubwami, ntabwo yabona. Ni Nyirebyo yabivuze, anarahira inshuro eshatu. Ni ukuri uzabisoma inshuro eshatu. Hanyuma rero ubwo hirya yaho ni ukugendera mu kigare. Kabivuge uko bindimo, hirya yaho ni ukugendera mu kigare. Kandi uko kugendera mu kigare twagiyemo bakanaduhumuriza muri cyo, tukumva ntacyo tubaye, bitubereye ingaruka, bitubyariye ingaruka pe, kuko ibihe bibi dusanze nta kintu twibitseho. Wa mugani wa yamvuga noneho nerure kubwira ngo umunyamubiri uko yarwana kose aratsindwa rwose, arangiza atsinzwe. Cyakora ubwa mbere aragerageza agatera ingumi, agahusha, akongera bigerate, ariko rwose birangira atsinzwe. Kuko turwana nawe ni umunyamayeri, babyita ngo ni amayoberane. Amayoberane y'ubugome bwe yatangiye gukora ni amayoberane, ni amacenga, ni ukwihisha. Iyi Bibiliya yasite uko mutavuga yasite ngigira ate buriya uwo turwana nawe Satani agaragaza ibyiza, ariko inyuma yahisheyo ikibi. Kandi kiriya kibi niyo cyaba ari gato cyanduza ibindi byiza byiza byo. Nakayeretse urubyiruko ejo bundi, ko narakababwiye, ariko namwe narakabwiteka ibintu aba ari byinshi umuntu arujya akabisubiramo. Kandi ubashaka kwigisha nitonze, hari wenda hari umuntu umwe naramura akaba yagira ubugingo buzima, nanjye nawe mfite amahirwe kazabihererwa ingororano. Ababwiye abo urubyiruko ejo bundi, mukecuru wanjye mama umbyara yaravuze kuvuruga amata mu cyansi, ariko icyansi cyari gikuze cyarahongotseho. Hanyuma rero ko avuruga, buriya kera baravugaga bagatakarwa kabisa, mutozo ukavuga kabisa, mbese ukaba nko gucuranga kura mucuranga pe, umukecuru akizihirwa rwose. Hanyuma aza gukubita inkonji kuri bwa busate bwa cyansi, kandi hasadutse akubiseho inkonji, uturaso turava kandi tugwa mu mata. Wayanywa wabukiyamwe niyo waba yakunda ute ushobora kuyanywa, ariko n'akantu kanga n'urwara kaguye mu byinshi, ariko karabyanduje kangana kurwara. Hari abategereje ko Satani azaza. Umunyamakuru yansanze mu rugo turaganira, wenda abajya bari hama YouTube murabibona, ni kwa sese kuwa kabiri, ni kuwa kabiri ejo bundi, nuko turaganira, ariko nza kumubaza akantu kamwe. Arambwira ati ngewe ati ikintu ntegereje nzarwana nacyo, ati ni umunsi bazavuga ngo abakunda Yesu murambura akaboko k'iburyo, ati hanyuma abakunda Satani namwe mujye hariya. Ndamuseka nanjye ndatembagara, sha izo mpuhwe Satani yazikura hehe zo gukora abantu ku maso? Ngo banyemera ngo muze hano, ngo bemera Yesu namwe mujye hariya. Ikirongo cya Satani bose bavaho, bose bakigira hariya, nubwo baba ari abapfumu. Ntawahagara ku murongo wa Satani, barabizi ko mu mperuka abazajya ku ruhande bazarimbuka, bavuga ati igihe cyageze, genda bakigira hariya. Ntabwo yakora rero ko sajya kubakora ku maso, ahubwo yajya ahora bajijisha, mukajya mujyayo mugira ngo siwe nyamara ari we. Iyo rero muze ngo siwe cyangwa niwe
bizamenywa n'abasengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kuko ikibyagwa n'umwuka nacyo ni umwuka, ariko ikibyagwa n'umubiri ni umubiri. Ibishoboka yuko ibintu bibora biragwa ibitabora. Umuntu uyu umeze hatari mu wundi muntu nk'abanyirizeresini wa wundi wa kera, ntibishoboka. Amahirwe nuko muri nge harimo undi muntu. Adamu wa mbere yazanye urupfu, ariko Adamu wa kabiri yazanye ubugingo buhoraho. Mumere icyubahiro, haleluya. Yazanye ubugingo buhoraho. Hanyuma ufite uwo mwana ni ufite na se, ni nawe ufite ubugingo, kandi wamurimbye yarabirimbye neza aravuga ngo umwuka azabazaho, muzahera ko mumenya yuko nicaranye namwe. Ikikubwira ko Imana ihari nuko umwuka haba. Nongere dusubiramo ngo nta mwuka nta buzima. Ya mwari mufite amakuru ukuntu barimo kugenda baca umwuka mu bwenge. Icyambere ni inyigisho zitariho. Bangahe aho ngereye aha mubigisha nanjye nandigishije. Mubigisha bigishije ahangaha mari na nari uwatera ikigisho cy'umwuka wera akakinogonora ninde mwumvisha. Abazi se Pentecote iyo nyigisho yaraburaga, ikabura mu banyagice, ikabura mu cyumba abantu basenze, ikabura se ku cyumwe. Ariko ibeshye ugira utya, yaba ari umwuka yaba ari imyuka, yaba ari imyuka nabwo bagucakira, ari umwuka nabwo bagucakira. Kandi nugira ngo baterwa nkuko twaterwaga, nako twarabacakiraga kera. Ariko ubu abaza agashinga nk'inzara mu Rwanda, agashimanya kugira ngo ugendeke utagenda wihute uvugiye gupfa. Ubu barashinga, niyo mpamvu ubona abana bo bateruye n'abakubita ingumi kugira ngo adohokerwe. Ko nukuri ko Imana narumewe pe. Nibiki uyoboye nta mutekano aba afite, atangiye kubona ibihe byiza bitangiye kuza avuga ati barahanura ndajyahe. Sinzi nicaye hariya, sinzi bagiye mu mwuka hafi yanjye nkaya nivugisha ndabafata ndaza mbacakire batazambeshyera ngo ninjye bashyigikiye, ariko nivugiraga buke bukeya ndimo gusetsa uwo twari twicaranye. Katubireke kambabwiza ukuri, Imana ntawe urahura nayo igenda n'amaguru, nta nubwo muzanahura, cyokora muzahurira nayo mu bantu b'abanyamwuka. None rero ibyo nibyimurwa mu nsengero, mu matorero. Abantu baza bamara iki? Igihe ni ukuza cyokora gutamboreza cyangwa kwivura stress zisanzwe. Ariko icyo nibaza, kuki abubu mutabaza nkuko kera twarabazaga nize igice amezi 6 kandi ubundi iwacu bigisha 3, ariko atatageze bagiye kutubaza nge narabyanze. Ntabwo ndasobanukirwa neza. Muri cyo nongere nsibire ntabwo ndasobanukirwa. Nashakaga iki? Kubaza impamvu mvuye mu Gatolika aho nasanze batata basengera. Nkabaza imirongo, nkabaza impamvu twabatijwe bashaka kududumbura mu mazi kandi twarabatijwe guhanga. Imirongo bakayimpa. Niyo mpamvu Bibiliya ubibitsa aha. Ibyo nabaza kuko bansubizaga sinigeze mbitana umunsi wari. Iyo nashoboye kwandika narabyanditse, ibindi byagumye. Kandi imirongo bamara kuyima nkiruka nkajya kureba bene wacu bashaka kungarura, nkayibapakiramo nkakoramo 2 bari 5 bagasigara 3 2 tukazana. Nkabaza impamvu tudasenga ku Isabato. Turavuga amagambo y'Isabato mpaka numva biruzi. Inzoga narayiburanye, ndayiburana bakanyereka
nkajya nyine nanjye ngira uko niregura ijambo ryanyishe ni rimwe muri Luka kuri Zekariya ngo kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana ntazanywa vino cyangwa igisindisha, nta gisindisha cyangwa vino kizamugera mu kanwa. Umwuka aransobanurira ushaka kuba mukuru imbere y'umwami Imana nta gisindisha cyangwa vino cyamugera mu kanwa, ariko ushaka kuba muto yagerageza da. Hanyuma noneho rero nshaka kumenya rero Imana icyo umuntu apfana n'Imana. Naho aya magambo yagiye aza nandi ko umuntu atabyawe n'amazi ntabyarwe n'umwuka ntabasha kuraga ubwami bw'Imana. Imana ifashe ntangeho ingero nkeya. Buriya kubatizwa mu mazi menshi hari Yorodani ndimo gutunga urutoki abatabizi hari iriyo. Ni ikintu bifite icyo bikora kinini cyane ku buryo kutabatizwa mu mazi menshi umeze nk'ukingiraniwe ijuru, ni ugusohoza gukiranuka kose, ni ugupfana na Kristo ukazukana nawe, ni ukurahira ko urugendo utangiye utazaruvamo, ko iyo nzira utazayivamo. Wamara kubyagwa n'amazi rero, iyo amazi akubyaye ndakubwiza ukuri ko itorero rirakwemera ibyo ari byo byose. Ariko si ibyo rero gusa, uba ugomba no guteraho intambwe. Yagombye kuba yaranabaye mbere, ariko wenda ugize ingorane ntibe mbere, basi nta kikaba nyuma ugatera indi ntambwe yo kubyarwa n'umwuka. Kuko na Yesu ubwe iyo mihango yombi yarayishimangiye kugira ngo atazagira umuntu wibeshya akanusuraho. Yemeye kujya mu mazi, ngo uwo mwanya amaze kubatizwa ava mu mazi, ntabwo yavuye ku mazi, ntabwo yahagazeho ngo bayore baze bayamushyireho. Kandi nongere kubatangariza ko niba mubaye mukiriho, umubatizo wo mu mazi menshi uzavaho wibagirane. Buriya mu nyandiko no mu bitekerezo no mu zindi nama wavuyeho kera, barakiga amayeri yo kunogonora burundu. Ariko gihe nta n'umwanya bitwaye ejo bundi amadini yamaze kuvanga, padiri kwazaza kuyobora asuzanya kumbwira ngo nabanza batizwe mu mazi, cyangwa musenyeri cyangwa n'undi navuze. Ibyo birimo birikora, barasangira igaburo abanyamadini, amadini akikora nk'ayo umujyi wose bagasangira igaburo amadini yose mu mujyi. Ubwo se nyine aho byabaye uzaba wasigaye katubireke uko n'ubundi njye nabonye ari n'ahandi. Ni uko gusa nyine tuba tugira ngo nibura twivugira Imana yacu, ariko aho tubibwira umubare mwinshi barajugunya, akabazifuza kubitoragura bataze tagishoboka. Kaya tujya kuragirira kera turi abana, tukajya kuragira inyana mu gitondo wazinduka wenda ukibira n'umwumbati utetse wageze gushyimba, ukagenda ufata ugakubita mu gipira, ugenda agera hepfo ukarya ukumva wenda urimo nk'agashari ukakijugunya pfiriya, ariko inzara yakurira pfiriya ukagaruka ukaza kureba aho wagitaye, ugasanga ubujiji bwakivungaguye bwakimazeho nayo. Ibisha mwajugunye muzifuza kubitoragura bitagishoboka. Hari igihe kizagera abantu bagahumuka bakabona yo bamaze imyaka mu kigare. Ibyo ari byo byose upfa kuba warigeze kumenya Imana, uzashyira ubibone ko wiresha inzira rimwe na rimwe. Niba ibyemezo wagiye ufatira ubugingo bwawe cyangwa imibiri yawe ari bibi cyane kubera gufatira ibyemezo mu mubiri, ariko buriya ari umwuka w'Imana wampumekeye, nafata icyemezo kitazangiraho ingaruka. Ndabifuriza kuyoborwa n'umwuka mu izina rya Yesu. Kubyarwa n'umwuka. Yesu amaze kubatizwa, umwuka w'Imana amanuka mu ishusho inuma. Yashobora kuzaho nk'uko yanjeho
ariko impamvu yamujeho nk'inuma ibintu bifatika kwari ukugira ngo abantu batamwitiranya n'abandi babatizwa bamenye uwo ari we. abari aho baturiye bose uriye we noneho ko inuma zimuhagaze ku bitugu, ako kanya ijwi rivugira mu ijuru riravuga ngo nguyu, ijambo rimerera neza, haleluya, nguyu. Kubatizwa mu mwuka wera ijwi riba ribivuze, riba rikwerekanye, haleluya, Imana iri kwerekanye, Yesu abakwerekanye ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira nuko amameze, nuyavuyemo yarangiza akamanukirwa nawe, ataramanukirwa nawe nta buhamya buhari, ijuru ntabwo riraguhamiriza. none birambabaza rero, turaho turatimaje, turyiga ntitunabyigishwa, ntitunabisaba, ntitunabisengera ngo Imana iduhamirize. ariko aho nakirijwe ngewe, Mana yo mu ijuru, itorero ry'Irutoma niko baryitaga, Imana izabamera umugisha. Abantu bariyoboraga ikigeni baravuze umurongo mwiza w'ubuzima bwa Gikristo, nubwo abantu batabuze kugwa, ariko nibura ni aho banaguye aho hose niyo muhuye wumva babaririza amakuru y'umurwa. ariko uko batwigishaga cyane cyane guhamirizwa n'ijuru, nibyo twabaga dushaka kuruta kubatizwa mu mazi menshi. Mana wabanje ukampamiriza koko, wampamirije koko, ejo ntazagendera mu kigare abantu banyemera wowe utanyemera. Icyo cyifuzo tugashebeka, niko twabyitaga, no gushebeka, tugashebeka, tugahamagara, tukinginga, tukamanuka ibyumba, tukazamuka ibindi, ubona abantu ngo kuwa mbere ku muhima, kuwa kabiri kuwa gatatu nta mwuka wera ubajyanye, bo ngo ni ibintu ngo barashaka ngo imodoka ngewe rwose umva ibyo ntibikiri ku mutima wanjye. Imodoka ze ngo nzitware he, ibyiza ngo mbirire he, kandi ngewe ndenda gutangira bivugire njyenyine, ntabwo mushaka nawe hangize ngo arubujuri, hagize umuntu yenda ijagera gutaha numva nkumbuye iwacu, kuko inuma zaho ziraguguza nkumva mfite ko mbyumva mu mwuka, ariko kandi niho haryoshye kuruta, ariko abandi haryoshye isi kurusha aho tujya. Nuko ntashaka ntagira unkomeretsa, ariko rwose aba bantu bakunze isi kuruta aho bajya, kugeza n'ubwo bazihakana Imana, kugeza n'ubwo bazemera gushyirwaho ibimenyetso na bya bindi byose byavuzwe, basomye kera, basanze kera, bakemera gutega agahanga, bagemera gutega iki ngo bashyireho kugira ngo atabura uko arya, akabura uko anywa, akabura uko agira abana, maze mugeze ku bana muransetsa. abana banjye, bawe se ubu ngubu sogokuru aracyari wowe avuga ngo abana banjye buze ntituriho nubwo yagiye, ntacyo nigeze kubabwira ngo tumeze nk'abarimo gutanga invitasiyo, umukwe yageze mu gisharagati. Ubwo murakibuka ariko ako kajambo, kubwiriza ubu no kubwiza abantu kuri no kuberurira no kubatungira urutoki ni nko gutumira umuntu umukwe yageze mu gisharagati. Bwataha nani n'uwibakwe wakwihuta agakenyera vuba vuba, akakavuguta, akakakubita, akaza yirukanka, yenda yasanga bakiri muri resebusiyo, agapfa gutaha n'ubwo bwa nyuma, ariko ubundi se putari. Ariko twebwe nta gukererwa twirega, twarabivuze kuva kera. Nahereye 1995 mvuga ibi bintu, ibyo ndimo kuvuga mu marenga, ibi murimo kubona, ibi bidukikije. Ufungura radio akaba ari byo wumva, wayifungura YouTube akaba ari byo ubona. Twarabivuze icyo gihe, kandi abakristo n'abana beza bakajya bivugisha ngo ariko se wamwumvaga neza, ngo nibyo yarose, ngo nibiki, ngo bijye none bose bamumugana ngo ya bindi wavugaga ngo si biriya buriya. Ni none baca umugani mu gifaransa ngo stodi stofe,
byavuzwe burya bijya ritaha burya. Uko ntekereza twagombye kuba turi ubu ngubu, twagombye kuba turi mu mbaraga zitangaje pepe zitangaje, nk'abantu bazisabye Imana ngo zidufashe muri ibi bihe, nk'abantu biteguye kumva impanda, kuko ni ibimenyetso, ibyo tubona ni ibimenyetso. Twagombye kuba turi muri zindi mbaraga, ariko twakubise mu marishariyeri. Ndakubwiza ukuri, tugeze hano ari inyuma yanjye, abazajya bagenda mujye mugenda gake n'abaririmba, ariko barahaza. Ubu ndengejeho akandi gatambwe, nakwibarangura hirya hari niho tugeze. Ubu rero kuba twagomba kuba tugeze tugenda, ahubwo turi kwa marishariyeri niyo twashyizemo. Kandi Satani niko yakoze yanditse atyaba ngo nibamara, ijambo rivuga ngo nibamara kumenagura imbaraga zabe, yarabimenye ntiyadushobora atabanje kutumenagura. Aratumena, akoresha ubu buzima mbere na mbere, abanza amenagura ubuzima, kuko abizi ko umubiri ubabara utatuma ubugingo bwishima. Araducura, aducurisha intambara zitandukanye. Ntashobora kuvuga ngo nonaha ari byo byifuzo tuza gusengera mu kanya. Ubu ngubu utarwaye iryinyo arwaye ijisho, utarwaye ijisho arwaye ururimi. Ejo bundi ajya nabavuze ngo abantu biruma baza basengere. Mwabonye ukuntu abantu buzura ahangaha? Ntabwo nazi ko byongeye, najyaga mbisengera abantu cyangwa nkabasengera. Umuntu wirumaga ahantu hamwe gusa cyari kimaze kuba ikibyimba kigiye kuba kanseri. Zundi nawe nasenge n'umupasiteri n'umushumba, urwara rukajya rumera rukajya mu mubiri kwa kundi, bakaruhinga bakarukura rukongera rugasubirayo, akajya yaza yambaye karuvati n'ikoti na sandari. Turasenga tugira Imana tubona biragiye. Naho kumbi si urwara n'izindi mbaraga, si ukwiruma. Ese umuntu yiruma amenyo agasimbuka akaruma n'ahantu amenyo atakagera. Ibyo byose uwo mubabaro, abantu bose baraniha, abantu bose bararwaye, tanishwa n'ubukene, anishwa n'ubukire. Ubukire se kugira ngo ni ikintu, n'ubukire si ikintu. Murabona umuntu warenzwe bwe wakuzaneho umurengwe, niba ari umugore warenzwe mbere cyangwa niba ari umugabo warenzwe mbere. Ibyo niyo kubijyamo cyane. Icyo nashakaga kuvuga, ndashaka kumenya kwibanda ku Mwuka Wera. Ubundi se ndangira iki kubivuga ko nabyo uretse imbaraga z'Umwuka Wera, uretse imbaraga z'Imana zamanuka mu itoro zikadutabara, ugira ngo ntibaduhinahina tugapfa twara. Kandi bamaze guhina benshi nuko mutabizi, baragenda bakibagirana, rohina bakibagirana, n'abahoze mu itorero bakibagirana, bakabura ubavugira, bakabura ubatangira amakuru. Ubukene bw'umurengera byarambabaje kubona umuntu ashobora kugira abana 4 cyangwa 5 akabishyurira amashuri ari ukubira icyuya, aca inshuro rambere ibi n'ibi, bana bakarangiza ari 4 bakagaruka n'ubakaba ari wubatunze. Benshi abahungu benshi turaganira n'abakobwa ati nishwe n'agahinda no kubona mama yayura narize narindi tumuhigo ko nzarangiriza hose nzamufata. Rero ndambwa ati nibura none ati rero nagure mama superi tashize yarapata, ariko nibura ati umutima wanjye nta gahinda basigaranye ko namuguriye agatenge nibura, ariko arabandi bishwe nako gahinda gutyo. Iyo byose nicyo bita kumenagura imbaraga z'abera. Ntibongere kugira inzara n'inyota byo gukenera Imana no kuyishaka, kuko Imana kuyishaka ni ukwinjira mu mwuka, tukinjira. Nongere nsige mbwiye abaraha mutarabatizwa mu Mwuka Wera, mufite ibibazo bikomeye. Kambabwira ukuntu mumeze nk'akana k'agaperimatiri, kakandi kavuka gafite 7 wenda. Ujya kabaho, ariko mu rundi rurimi haza kabaho ku kaburembe mbese mbuye gutyo.
iyo katazi kwirwanaho ngo bagahe bibero ngo gakwege kagere gute kanapfa. Icyo nshaka kuvuga ni ukwirera, mushatse mwakwimenya, mukaba mubizi ko utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kuraga ubwami bw'Imana kandi bwavuzwe na nyirabwo. Na Pawulo utari umuswa arabigaragaza afata nyamara burya impamvu bivuze gutyo nuko umuntu w'inyama n'amaraso bisa atashobora kuraga ubwami bw'Imana. Ndaza gusoreza ku muntu w'inyama n'amaraso bisa, dukwinginga Imana pe ye igira ikindi kintu duha kwe kuba binyama n'amaraso bisa. Ariko reka nkubwire nuko nabangiye gutanga ubuhamya nanone. Njyewe iwacu aho navukiye mu rugo iwacu, oya ne kuvuga iwacu kwanza, reka mvuge aho mama avuka naho data avuka, ni benshi barahanisha. N'uyu munsi ubazanye bose ugatora umukiri uri muri bo, ninjye batora ahubwo nkabarusha amajwi menshi atari no kumbera. Nimundebere kandi ngenda kuri moto none ninjye bene wacu gukira. Cyakora murumuna wanjye afite imodoka ariko nabwo ntiyandusha, nyine yandusha imodoka nkamurusha ahandi. Ariko njya kuza i Kigali ni kera muri 80 nari hano hakujya mu Kagarama, twazaga gukamisha mu Rubirizi hepfa. Ariko narwanaga no kurwanya inzara y'iwacu. Ntuzankurikirane wa nzara we, nkayirwanya ngakorera make nkabika make nkajya bike nanga kujya mu maraha. Ubwo mureba ubu ngubu njye mbibwira abantu shaje nta mukobwa nishe sheri nta nuri binyise cyego mu kiroko tuba twidabagirira gusa wenda nabi shaje nta mukobwa nandikiye nanjye nta nyandikiye. Iyo firingi sinabonye umwanya wayo, sinari nagitayo, nashaka ko ntashaka gusubira muri bwa buzima. Kandi koko Imana yaramfashije pe, ibu inkuramo mu bintu ntakasi ntakinzara rwose, ahubwo ntakapeti nshaka peti ni uko yewe nabifite abantu barabimba ntabibasabye. Ubu rero ikintu wari ukwiye nawe kurwana nacyo nukurwana mpaka ari uko ijuru riguhamirije, umwuka w'Imana akakuzamo nawe ukumva ubwo buryohe bwawo, ariko ukamenya n'amakuru, kuko nanjye ndacyakeneye mu mwuka. Niyo mpamvu dusenga n'ahatari aha ngaha. Ubu ngubu amajoro 3 ndayabirinduye, ibyo niba byirata, ariko nanjye amazi yashizemo ariko ndamaze. Ariko rero mfite icyo nshaka, aricyo mvuga n'icyo mbona nkeneye imbaraga ngiye. Sino ubugingo ubwo naba naruhijwe ubusa, naruhiye ubusa, kandi sinshaka kuruhira ubusa. Agakiza karavuna, agakiza ngewe karamvunye, nubwo ari ubuntu umugani wa babandi, ariko kondisiyo zako namaruha nukuruhanya gusa. Hari umugabo umwe bafashe yasambanye, hanyuma arihana cyakora aravuga ati rero Yesu nawe yaradukabirije rwose. Yahengereye ibyiza abari byatubuze, ati kuki atatubujije imyumbati ngo rebe ko ruzamucumuraho, agomba kuba atarakundaga imyumbati w'umuntu. Yatubuze imyumbati ngo rebe ko ari umuntu umucumuraho. Rero agakiza kondisiyo karagiye kwibanda ku byakatubereye byiza, karabitubuza turihambira we nusunukiza y'utuzuru akagaruka yatura mbwejagura ati ndapfuye aboroga. Myaka irashira indi ndataha. Guhusha iyo mvune ntufate ingororano, niko Pawulo yavuze ngo byarindamu yanjye nabitekereje iyo. Kandi bihora byigaragambya tujugunya girariya turwana dukubita impfukamiro hasi, ariko no kuba tugejeje itariki ni umwuka w'Imana utubamo ugera akadufungisha feri twatombotse twebwe, akagufatira feri neza mu mutima no mu bitekerezo.
none nta mwuka nawo ni mu mubiri, kumvira mu mubiri, kubwiririza mu mubiri, ibyo ntacyo bizadufasha. Hanyuma kubera iki noneho icyo ndimo kwibaza, kubera iki aho twakirijwe twabatizwaga mu mwuka wera, none ubu ni ukubera iki? Yaba yaragiye? Oya, ntabwo yagenda itorero rikiri mu isi, aracyari. Kuki atarimo kubatizwa? Turazira iki? Ariko njye mbibonamo impamvu ebyiri cyangwa eshatu. Iya mbere, turazira nk'abatwebwe abayobozi. Gute kutabitegura ngo tujye tubura abafana, tubura abakiriya, ariko twabiteguye. Impamvu mbivuze ni uko hano niyo wabitegura mbona wafata ubusa, ushobora kubura abakiriya. Ariko keraho twaritabiraga, yewe bati ni icyumweru cya Pentekote, tuzasaba umwuka wera, abatawufite abandi tuvugururwe. Yo, nakubwiye ijambo ryitwa kuvugururwa, nkumva ni ukongera kuba mushya. Nakubwiye ukuntu numva merewe neza, nabona biziyongera. Uzi ko twabyukaga saa 9 tukajya guhinga kugira ngo nyine tutazarara hinga. Saa 9 kuva amasuka arimo aravuga, saa 12 tukazamuka tukakaraba, saa 1 mu rusengero twabaga twagezemo kare kugira ngo uticara inyuma ntibashe kumva umwigisha. Simbabeshya, yambonye umuntu uretse bari badakoni baba babishinzwe, yambonye umuntu aje akicara inyuma hariya, ntago sinigwa mvuga ko mu mutima ntago mba merewe neza. Nakwibuka uko njyewe ntarimo kureba umwigisha mu maso, ntabwo nafashwaga. Kandi mfite murumuna wanjye nawe yarabivuze, yakijwe nyuma yanjye, noneho ninjye wamubwirije. Araza rero, iyo twabaga mu cyaro bagiraga intebe hari inyuma, ni ibitafari bahomaga n'isima, noneho bakaramburaho agasambe dutoya, haka abantu bakunda yaza akaba ariko yicara aho ngaho. Noneho murumuna wanjye rero rimwe arambwira turabizi, ati sinzongera kwicara inyuma. Ni kubera iki? Ati inyuma ni muri ba rutuzura umwuka. Ati inyuma nta mwuka muzo tawo babaririza ngo basetse iki ngo niki ngo kubuzuye umwuka ngo avuze ngo iki. Ati ntago nzongera kwicara nicarira imbere. Nuko abati naho iyo wicaye imbere mu banyamwuka nubwo waba utawuzuye, atari ko barawuzura ukumva utuntu turagutondagiye nawe. Aho ni mwagiye mwicara inyuma ninde aho baruze inyuma nawe batagombye kwirwa mushariranya n'abadiyakoni. Kandi mba ndeba umudiyakoni aragwagutsa shaho nkabona urahinduye bisura ahubwo ni shitani ishobora kwinjira hariya da. Njyewe nkagiye inama y'abadiyakoni bashaka bajye babareka hatazagira uwo dirija uzi ko agera arahari. Nyabuna uzi ko hari umudirija nza ahantu yabwiye umuririmbyi amubona ku ijwi amujyana ku rindi, nyine kuko ariko yabyumvaga nyine, ariko barabaga bombi aramujyana, arangije amugejemo hagati amutuka kuri nyine muri hariya ku ruhimba muto. Aravuga ati kwaheshe ujye uhagarara aho ushaka, wenda ujye uririmbira itabaho ntako ntabije. Narumiwe abadiyakoni atazagira gutuka kuri mama rwose jye ubareka ukabyara. Ariko mu by'ukuri niba uri muri aha bicaye mu rusengero unyumva, niba uri mu mwuka w'Imana ntukongere kwicara inyuma ngo uhagutse yamushyije kwigisha nawe namwigire hafi, nawe namwigire hafi. Byonyine ubwo ntibumva ko mamumva bitarabangamiye, bikabangamira basangwa n'abashyitsi. Gusa ujya kubikora wicaye imbere se wapfa bahicara bataha bapfuye? Yego, kuko dufite impamvu zitandukanye turazifite. Hari ushaka umwuka wa mugani n'ibyo wenda kuko akadirishya wakabungira. Ariko reba kubwiriza rero nuko mutabizi, kubwiriza ni nako banatwigisha no muri homiletike n'ibindi. Kubwiriza yari bake ukoresha ijwi rito, yari benshi ugakoresha ijwi. Kubera gukoresha rero kumenyera kubwira n'abari kure hirya, mwarabyumvise ko nako dusakuza ukumva
ahubwo abantu bakumve wabibarengeje bitayakujya ari nabo kandi imihogo yarasadutse. Hari umuntu uteye hariya ndamureba ahita abwira mugenzi ati ndasadutse neza. Bizatuma abantu basaduka kuko niyo mpamvu burya ngewe mwarabibonye kare kasi ngiye kuzasaduka. Cyose nta mwuka ubiherekeje. Umwuka biherekeje umuntu azinduka yiruka. Urumva hari abajya bambwira ati wowe tunasanzwe bamaze kwigisha we ku mutima niyo utazinduka n'undi uzasanga narangiye. Urumva aho icyo gihe kera abandi se abandi barimo kwigisha bose si amagambo y'Imana si buriyo basoma si ijambo ry'Imana bavuga byose so wagira ngo iyo uri mu mwuka hari ibyo utakumva niyo wavuga umwami abasobanurira ugahita wigendera. Sinabibabwiye se twagiye kwigisha ahantu baha umukecuru tugeze baravuga mwebwe ntabwo mwigisha ati hano hari umukecuru wabambye ko ngo Imana yamutumye kwitora ari ugomba kubyigisha. Rero tutagira nibazo n'Imana muzagarukira utaha. Arangije asoma ahandi havuga ngo Yesu ararira ahita ajya kwiyicarira. Uyoboye atangira gushakisha uko yaza kubigenza uwazi ibicyuho ninde iyo yishakisha umuntu wari hagati aravuga ngo ni njyewe utumarira nibyanaraye monenere azayiruka undi ati nanyu baza bitanga baratura isa 8 ziragera twari turayi mu rusengero ahubwo zirarira. Hari ubusobanuro yashyizeho ariko umwuka wera niwe musobanuzi w'umuhanga. Amen. Ukunda ijambo ry'Imana bibe n'umwuka wese yaza kandi akaryoherwa n'ikibereye mu nzu y'Imana. None rero ubwo igihurizo ngo usigiye wowe utabatuzwa mu mwuka wera gerageza ubushake. Cyo kora singutumye kubunga mu nsengero kuko ari gihe wasangayo ibisa nawo bitariho ukagibuka bugize ibyago kurushaho kubera ko imyuka barimo barayitanga cyane barimo barayicirira cyane barimo barayigura rwose ku bwinshi ngo ni amavuta mashya. Hari umbonye mu minsi ngo yazanye nanone barimo aragira aca bose bagahebeba bakagwa. Ibyo ni ikindi ariko nibura hano iwacu muri ADPR ntabwo iyo ntera turayigeraho. Oya turacyajandajanda nibura wenda ariko umuntu akajandajanda mu by'umwuka wera ibyo yenda yishakira. Urumva bikaba byatunanira cyangwa niki ariko ntabwo turagera ku rwego rwo kuyigura no kuyicirira. Ariko kari kera tuzayicirira nuko mutaza amakuru cyatumye bayicirira. Kera hariho umwuka reka yabayeho hanyuma cyane cyane hari i Bugande ariko biza kugeraho cyagiye bari maze guhoberwa Imana ivuga butumwa byakurikiyeho byari ivuga butumwa rivuga riti wakarengane kabaye na Yesu yaje abantu bagakizwa nyine cyane. Ababwiza butumwa rero birara mwivuga butumwa aho ngaho hanyuma bagerayo tukaba twacumbitse ahantu turi 4 cyangwa 5 hakuriya twicaye hajya muri zirane. Uyu akajya hari n'uyu nawe akagiri undi nawe akagiri tukagenda tukabwiriza noneho tugataha. Ejo tukabura amatike twabura amatike tukabura uwo tuyasaba biga inama ati buri muntu azajya kubwiriza azaje aturisha asaba itike ajya abona uko ajya kuvuga tukajya. Urabona ko turi aha rero ntabwo tubwiriza kimwe. Nagenda nakubitaho abantu bakankunda kanivuye nyine umva sinakwivuga ibi no kuri Imana muzumva niyaduye ibintu bibi ntabwo muzabyumva. Bakankunda bagatura ikibo cyukuzura bakaza bakamena mwuyu muvuka mu ruhago ngataha. Uriya nawe agacariya nawe kigacagata uriya nawe agacariya ikaba gakeye uriya we bagashyiramo ibikoroto ubwo ni ibice. Nero tugataha twagera rero handi twari ducumbitse tukamena hasi tutica wowe wabonye iki ati nabonye vende wowe wabonye iki ati nabonye tarana ati murusha amavuta ati wowe ati nabonye senkani ati na wowe ni 350 ni marusha amavuta mwese nigirani nakwigira Imana ikandabitesha tangiye kwibanga ariko ntabwo muzi ko bwiza butumwa bibanze muri mu gihe gishize barabigize hatari
nuko isi dukozemo nabundi wakwigira gutumuka Imana nta kintu agahita kuvamo wasubirayo ahandi ukaba utaha 10 cyangwa 12 uriya nawe gutyo bigeraho bahabwa inama batirega bene iby'umwuka byabo bigiye guhamagara no kubwejagura murambika ibiganza ntago bigikora ubu haje Imana yarahindije uko ikora haje amavuta ugira utya abantu bose bakagarama iyo bamaze kugwa baba bataye ubwenge icyo basabye cyose barakiguha iyo bahushe bose bakigaragura icyo basabye cyose barakiguha aba barayaguze rero sasa yaza arimo ati imbaraga z'Imana hasi hariya naho hasi hariya naho ubundi akabitegekera si uko imyuka yaje natwe nituwirukana agashira abigisha bakabona ntibirimo gukora bazajya kuyagura bazabadunda hasi yani mudatanga kuneza muzayatanga muzaba mureba neza Umwuka w'Imana arabuze ariko niwe wari ukenewe icyambere nuko ari we kimenyetso cy'uko ijuru rya kwemeye ryakwishimiye icya kabiri arimo imbaraga zidushoboza gutsinda no kunesha icya gatatu arimo ijwi rituyobora ijambo ravuga ngo hari igihe muzagera mu mayira menshi bamwe bati turaca abandi bati naha ati n'abandi naha ati na umuntu ajarajara ngo ariko wowe uzahagarare uzumva ijwi rikubwira ngo komeza iyi niyo nzira umuntu atakeneye ijwi ry'Imana turarikeneye umuntu ko Nyagasani aribuka Loti muramuzi yigeze kudusanga mu rubonobono hari nijoro aduteresha agakorasi sinzi gutara agakorasi ngo mbese abanyarwanda muzakenera Imana twatwiye ngo tuzayikenera inzara yateye ngo tuzayikenera masoko bayafunze tuzayikenera muzakenera Imana tuzakenera Imana kandi Imana ntizatuza yigenda n'amaguru izatuzaho mu mwuka no mu buryo bw'umwuka abanyamwuka nibo bazamenya ko Imana yahageze no bazamenya ko Imana ibibyanga cyangwa ibyemera naho ubundi abantu bo bazavuga amajwi atandukanye bazabinyuranye umuntu azajya atanga ibingana n'uko angana ariko umwuka w'Imana azaba umuyobozi azaba umujyana kandi azatuyobora mu kuri kose naho ubundi ndashoje reka nze kwerekeza ku gusoza umuntu w'inyama n'amaso bisa ntiyabishobora ariko reka mbaze bano bajeni bakora mw'ikoranabuhanga mwebwe mwese bicaye imbere ndabibazi neza nubwo ntabaza amazina ariko mwese murajijutse nimumbwira amakuru cyane cyane mu ikoranabuhanga agezweho mu Rwanda indangamuntu cyane siyo makuru agezweho se tuyavuze twaba dukoresheje kandi radio niyavuga na televiziyo ubu wagusaba inama kuri yo wamuhiye nawe kanirebere hirya tugira ngo nijya urambivuze wowe se wamuhiye ngeze namuhiye uhereye twe kwitwaza ibifuka n'ibitabo gusa yenda byawe n'Imana ukijijwe rwose wuzuye umwuka wera no kwizera nucokozwa n'iby'isi bayigwa nandese ntacyo nabivugaho ntacyo wabivugaho ntacyo yabivugaho bazabwirwa nande ubwo rero mureke twe kwitwaza ibitabo n'ibivuga gusa izi nuko rwose izo n'ibitabo n'imifuka n'ibiki byose izo nabyo yararangiye tukwiye kugenda turyawe n'Imana twuzuye umwuka wera no kwizera ayo magambo nayigisha twahara kwizera
genda byawe n'Imana ukijijwe rwose wuzuye umwuka wera no kwizera nako. Nawe wuzuye umubiri umuntu w'inyama n'amaraso bisa haba nanjye urimo kuvuga amagambo aya ngaya yanshiramo nkayahindura. Nabwiye ko batambera bigeze kubacinya bandi ko batambera barabacinya abyo bari banze ntibari baranze umuganda n'irondo n'ibindi no kunywa amata no kunywa kandi barabacapa baragumya barahamya bujya wenda kurushi wagumya ukavuga mu mubiri ariko ajagora kandi bagucapa babacapye umwana bati yewe ati n'inzoga n'itabi ngewe nzabinywa bati ntabwo byo gukora inzoga n'indi uyikubwiye itabi n'indi uyikubwiye baba bashaka kugucapa n'inzoga ukayinywesha n'itabi kandi bataragize babivuga rwose by'inzoga n'itabi ari iyawe. Mana yo mu ijuru nyihere imbaraga niyo kwitwaza imifuka n'ibitabo gusa ahubwo ngene mbyawe n'Imana. Ngewe nzakana k'agakobwa aho twasengeraga ijanjagiro hari ibihe bya Pentekote ariko cyumweru mwuka wera aba mwinshi nako karabatizwa amateraniro arenga hagera nka saa 10 kandi bataha saa 6. Ataje rero isa yakabuze yaraka yaragenda aca inkoni bita ibuberi n'umuvumo barayibaburaga umuvumo buraraza kakigera mu mbuga rero umuntu uzi umwuka wera aba yuzuye urukundo kiruka akajya kuyambira papa yambi papa araterura kubita hasi aragakubita ariko wamuvumo aragakubita kabisa ariko abapagani barakubita gake. Ubu nuko haje itegeko urumva iyo kubisa kana kakavuga mpita nza ngakurebane we ndahita mpamagara uburenganzira bw'umwana. Ubu byaracitse ariko twarakubise abantu bakera kubita rinigura neza kararira karahigiza gasinzira mu mbuga aho gakangukiye bene nyine bati tariko bakukubisa sha ati bankubita batahubwo nuzuye umwuka we nawo kumvise inkoni ya mbere yonyine ubundi gahita kivugira mu ndimi bakubita kibereye mu ndimi. Ubwo mbega abayimutse umuntu ubabara abayimutse agasigara ikiri bagasigara bakwita ikibiri ariko umuntu w'imbere yimutse tuma abantu bababara ni hatabaho imbaraga zitwimura muri iki kibiri bwa bugingo twakoreye. Satani n'umugome n'umuhanga yaradupatanye aduteranya n'isi none isi ibyiza yayaye kubyanga ni ugukunda ubugingo ariko no kwanga umubiri ni ugupfa nabi. Ubu rero abafite Imana noneho itari inyuguti ahubwo Imana ituye mu buzima bwabo nibwo mugiye kumenya ubusobanuro bwo kuzura umwuka. Abatanizi bagira ngo ni ukugira gutya gusa ariko n'izindi mbaraga ziba zateye mu muntu wilovoke pofoderne tayini gormuhayi ni imbaraga umuntu aba yimutse ubu ureba si we haba hari undi waje muri we kuko aba atari uw'inyama n'amaraso gusa. Yesu ibyo ari byo byose uwazanywe no gukunda Imana no kuyishaka nubwo yaba yaragize ubujiji cyangwa akaba yarabuze aho abibonera byo gushaka imbaraga z'umwuka we ariko umutima we n'ubu ukaba ucyahagizwa no kuba yatumbira ko Imana yatura muri we kandi n'ubugingo bwe izamukorera mu byanga bikunda. Haleluya! Byanga bikunda yewe n'idini ritaritegura ijuru rizagutegura wewe wenyine uri mugenda cyangwa umanuka uzamuka. Kandi ukimara kumva radiyo na televiziyo na YouTube n'ibindi ukajya wumva bisa n'ibyo wigeze kumva kera n'ibyanditswe mu buhanuzi ubundi umwiteguro wari none ntacyo bitwaye. Ariko ubundi niyo byatinege birasanga twizuye umwuka wera hari igihombo kirimo. Niyo byamara imyaka 500 tukiriho ariko twizuye umwuka wera igihombo kirimo. Usangiye nanjye icyo cyifuzo nahaguruke kwinginga Imana yongere igaruke mu mitima yacu. Ndavuga umwuka wera agaruke gutura muri twe akorere muri twe binagaragare ko turimo pani by'ikigari.
igare ngo murade pe hari n'igihe n'izina bazabona rinavuyeho ritaki noneho ndebe icyo wari wishingirijeho izina ryiza ntacyo tubwiye niyo yakwitwa gute nta kijye bivuze dore ikintu gikomeye twagize amahirwe tuhigira ukuri nongeyeho ikindi ongeye kubimenya Yesu yabyivugiye rwose ushakisha ko wabyarwa n'umwuka n'amazi yo yarakubyaye wenda warabatijwe utarabatizwa mu mazi menshi ni nka yose reka mpere kurungu umuntu uraha muri iri teraniro atarabatizwa mu mazi menshi nazamura ikiganza cyo ubeshye no mu rusengero muratambuka hano ndababwira icyo ngiye kubasengereraho muzi mwebwe mwazamuye ikiganza muzi uko atarabatizwa mu mazi menshi nazi nta wenda kukubatiza humura ngwino ngusengere nkubwire abakunda kuza gupfukama mujye mupfukama mureba iteraniro nibyo byiza kurushaho ntimugatinye icyo kirago inkweto zivamo wazivanamo zigoye wakandagiraho nta kibazo reka mbabwire bene da muhagaze ngo emera ubikore kuko aribyo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka ubwo ni ukuvuga ngo nubwo mwarakijwe mukaba munakiranuka timutujyana rwose muri abantu beza pe b'Imana mukaba mutarabatizwa mu mazi menshi muracyari mu mwenda Imana umaze gukiranuka uwemeye gukizwa abihamirisha hariya kurahira koko kubaye umukiranutse icyo ngiye kubasabira rero ni imbaraga zo kubishobora kubera ko ari igihe mwaravukiye mu madini bamwe bakabatiza muri abana abandi n'ibiki abandi mwese bamubatiza ukundi kuntu ukabitsimbararaho ukagira ngo niko kuri baguhaye ariko ndagusabira Imana ngo igukore ku maso umenye umubatizo w'amazi menshi kandi umenye ko ubatizwa wamaze gukiranuka wamaze kwihana yababatirizaga mu mazi cyangwa mu ruzi rwa Yorodani bavuga ibyaha bakoze ntabwo rero babivugira kuri Yorodani hariya ahubwo ubu muri mwebwe hafi mwese nako ni mara gusenga murajya hariya mugende buri babafashe umwe ku giti cye utagira ngo ukumvira amabanga ku giti cye ugende bagufashe wature umenye ko uravutse ubwakabe maze kwatura ubundi ase uzaze gusoza gukiranuka hariya muri amazi ubundi winginge Imana imbaraga z'umwuka wera nkuko twebwe bahagaze tugiye kubisengera mu kanya ariko ni mwe mumpaye nanjye musanzu twerekeze kuri aba bantu ibyo mwamenye nabo babimenye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turabasengeye bashiki bacu na bene data ntabwo barabasha kugera ikirenge mu cyawe kandi n'ubu ntabwo bahagurukirwa no kubyemera bamwe wenda niko babishaka ahubwo turabasengeye kugira ngo tubasabire imbaraga z'Imana Imana ibakore ku maso barebe bamenye bahumuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti maze ubundi bagiye inama kuko ari mujyanama mukuru niba bishobora bazabashirikwe kugera ikirenge mu cyawe urakoze Kristo urakarama bagipfukamye ahangaha turasengera natwe abahagaze mu izina rya Yesu kugira ngo ijuru ryongere riduhamirize kandi abigeze guhamirizwa naryo tuvugururwe mu mbaraga z'umwuka wera abatarabatizwa mu mwuka wera babatizwe mu izina rya Yesu kuko uri Imana ikibikora kandi tugeze mu gihe rwose umwuka wera akenewe kugira ngo abe ikimenyetso simusiga ko turi abana bawe kiba n'ikimenyetso simusiga ko ukiri mu itorero kuko tugeze mu rujijo kuko tugeze mu rungabangabo mu izina rya Yesu Kristo dukeneye kumva ijwi ritubwira ngo nidukomeze niyo nzira turanyura he turaca he ko tubona bibaye mu kabwibwi habaye mu mwijima w'icuraburindi habaye mu ijoro mwanzi yaraduteze adutegesha isi tega ubugingo bwacu buratezwe turashaka kugwa mu mutego turashaka kugwa mu kigoyi databuja turagutabaje kuri uyu munsi wo kuwa gatanu kuri amanywa y'ihangu ngo nuze utabara bera abafite mu mitima inzira z'igisiyoni nubakomereza amaboko
ababiyobewe, abajijwe, abatabibona, ababikinisha, ababigira ibikino, ababigira ibisanzwe, turabasengeye ngo bakore ku maso, hata abantu batazikangura bafite ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza babyita ibikino, kandi barabibwiwe, barabimenyeshejwe kera. Data, turinde kuyoba no kuyobagiza, tugire neza, dukore ku maso. Umuyobozi mwiza, wowe uca imanza zitabera, ni wowe wenyine watuyobora. Urakoze Kristo Yesu, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Mwebwe nimukurikire uwo mupaseri agenda baganirize, abandi dukomere Imana amashyi, ntacyo bitwaye. Uwasize telefone yagenda yizane, ariko ubwo niba wayisize bakaba batayitwaye, bwira cyaha ari umwe urayisanga. Ariko se wawundi yarigisha ngo mbese ayo magambo murayumvishe? Se dukeneye imbaraga cyangwa nta? Ariko koko Mana yo mu ijuru mwayingingiye rwose ikaduha imbaraga rwose, pepe ikaduha imbaraga rwose, ikaduhungisha, ikagira ite? Yaravuze ngo nzaza nk'umujura kugira gute? Izaza nk'umujura kugira gute? Ko se mwabivuze ko ari kuryiba? Izaza dayimoni naza kutureba, fata ubusa. Oh haleluya, sanye twanyuzeho. Ariko kumva impanda ntabwo ari ikintu kiri hafi aha, burya ni nko gupfa kugira ngo ubugingo buzatandukane n'umubiri. Bikose nabyo byasaba kuri mu mbaraga, niduha imbaraga, itorero rikeneye imbaraga. Hari umuntu waje ahangaha akeneye ko tumusengera, wenda ku cyifuzo kimugoye, ko tugorwa n'ibinyuranye. Aruhari? Niba hari naze vuba vuba, umwanya wanjye nihaye urarangiye wanjye. Ikintu kikugoye, ikintu kikuruhije, byakuzinduye, waje wikoreye uwo mutwaro, ngwino yerega mwiseka. Ariko soko kubundi uvuga ko Imana yadusukiye umwuka wera. Ubuzanye icya kabiri cy'abaje mu rusengero bafite ibi baruhije, yabona mugende imbere ku kirago, abo muvukanye muri imbere, mwigira imbere, muzi icyo cyuho, muzi icyo cyuho, ariko mwakandagiyeho mukazabigura n'ibisaza basi, aho kugira ngo abandi bapfukame hasi, wajya imbere yawe. Buri wese wamuha kuvuga mwakumirwa, uretse ko hari n'ibitavugika. Nayo mpamvu twiba duha abantu, nayo mpamvu utavuga ngo wowe ngo wenguze, ngo wowe ngo umeze ngo wowe ngo hariya, twakabivuza ariko ntibivugika. Turagowe, abantu baragowe, kandi ntiwamenya igihe impfukamishije, ntiwamenya impfukamishije uriya. Hari igihe cyo waba ukeka atari cyo cyanzanye. Imana yo ifite ikiganza ishobora gukora icyarimwe, igakora ku isi yose, ibakoreho, kore ku kibazo ufite. Umwana w'umuntu atashobora, wararwanye, warasenze, warirwaniriye, waragerageje, ntabwo byemeye. Ndakwingingira Imana, kandi ntabwo nkina, ndakwingingira Imana yo mu ijuru. Cyambere yaravuze ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera, ni ukurambika ibiganza ku barwayi bagakira, ni ukandagira inzoka na scorpion, ni ukwirukana imyuka mibi.
nanjye shingiye ku ijambo ry'Imana, shingiye no kucyo yamvuzeho, shingiye no ku mirimo itangaje nabonye ikora, shingiye no ku buhamya bw'abandi, nanjye mpangaye kubarambikaho ibiganza mu kwizera, ari ikiganza cy'Imana cy'iburyo kibakoreho, gicecekesha imiyaga n'imiraba, kivanaho ibikwiye kuvaho ku buzima bwacu, gishyireho ibikwiye kujyaho, ahataringaniye Imana iharinganize. Dovekiri for the time God. Kuko yivugiye ngo nta kintu kinanira, nta kintu kikuriho cyananira Imana, cyaba muri ubu buzima no ku bugingo. Lo shekerima eveter kibo pande germa ihora. Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka na Yakobo. Iyo tuvuze ko ari Imana ya Abrahamu, tuba tuvuze ko ari Imana ishobora byose, kuko ko Abrahamu yashoboye bidashobora abantu. Sara yaraminopoje kabiri, ariko akomotswe na Isaka, Isaka akomokaho n'amahanga. Yashoboye ibya Sara na Abrahamu, ntabwo yananirwa ibyawe. Mana ya Isaka, uri Imana yishakira igitambo, abapfa ntibabuze katika jina la Yesu. Ikintu cyarengera abantu ntabwo wakibura, ntabwo wabura ikintu cyabarengera, izina rya Yesu. Ishakira igitambo, shaka igitambo, shaka igitambo, shaka igitambo ku buzima bw'uyu musore, bw'uyu mugabo, bw'uyu mukobwa, bw'uyu mugore. Shaka igitambo, shakira igitambo. Oh, haleluya. Shakira igitambo. Mana ya Yakobo, uri Imana isohoza amasezerano. Oya ntabwo ari iki wabavuzeho, oya ntabwo ari gupfa bene urupfu. Oya, uvuze ko batazakorwa n'isoni, none isoni zigiye kubakora. Oya turabyanze. Hindura ibintu ibiri mu mibiri yabo, vanaho bya bintu bidafite umumaro, vanaho, shyiraho ibindi bizima, shyiraho piyese z'urushanje mu maruganda yabo hose. Genda mu ngingo, genda mu mubiri, genda mu ngingo, genda mu mubiri wose, hera mu bworo bw'ikirenge mu gitwarire. Turica imigambi y'ishakura ngo idasohoza iby'amaboko yawe yagambiriye. Turavuguruza imigambi mibi, turapangura imipango Satani yapanze ku buzima bwawe. Turashenye inkike yubatse, turazishenye katika jina la Yesu. Dutangaje ubuzima kuko turabahesha b'ubuzima. Turakoze urakarama, tugukuriye ubwatsi, tukuvugirije impundu, tugukomera amashyi, kuko rero Imana yacu bwite mu izina rya Yesu. Habaye hari umuntu uraha wagambiriye nabi, aze ngende mufashe yatuganire, ngukureho wa mugani w'abandi imyaka n'imikasiro, ngukureho umuvumo na karande. Hano harimo akadyango twacamo, ubishaka cyangwa muze kuzenguruka hirya hariya muransanga hariya muri koridoro. Mushumba Imana umugisha cyane, mwongere Imana amashyi, ababyeyi bagize neza. Umwuka wera ni mwiza, Umwuka wera akomeje kumudukumbuza. Umwuka wera ni Imana nzima, Umwuka wera ni Imana ibana n'abantu bayo. Ntabwo uzabona ije gusange mu nda, ariko Umwuka wera abana natwe iminsi yose. Umwuka wera ni mwiza, 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 wera ni mwiza.